ibyago byose nazakurikire umwami Yesu. Mumfashe sabaririmbyi bari nase ko mutamfasha. Achamurejesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Achamurejesha iyo migambi yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'incamugongo, abazimubwira nibo bazagwa. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose, abanzi be bose nibamugarura mu nzira hisemo ijya mu ijuru. Bamunyundindisha umwuka wawe, none rero mbone gusaraba kuba witeka. Have wabwoba we nimunyihorere, namara amajebe kujya mu ijuru. Have wabwoba we, have wabwoba we nimunyihorere, namara amajebe kujya mu ijuru. Have wabugumba we, have wabwoba we nimunyihorere, namara amajebe kujya mu ijuru. Have wabukene we, have wabwoba we nimunyihorere, namara amajebe kujya mu ijuru. Ndabasubije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Nejejwe nuko Imana yabarinze mukaba mugarutse mu ihema. Imana ihimbazwe. Hari ijambo rivuga ngo mwiva mu ihema ry'ibonaniro mudapfa kuko muriho amavuta y'Uwiteka Imana yabasize. Iyi ndirimbo turirimbye umugabo mu Kristo yarayiririmbye ubwo aryamanye n'umugore we n'abana. Hanyuma buri Imana nibahamagara ntabwo izabahamagara mwese. Mu Kristo aryamye ararota, ngabona ahantu batuye hagiye gushya. Buri bugingo si ubwa bose, kuko biravuga ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwarane zibugisha n'imbaraga. Mu Kristo ngo abona ahantu atuye muri quartier, ngo abona umuriro uratse, ngo ahita abona abwirwa ijambo bita guhunga. We ubwe wenyine niwe wumvise iryo jwi agira n'iryo yerekwa. Cyokoza nk'umuntu washatse neza yiyambaza umugore we, aramubwira ati she ngi ibintu mbonye n'ibihamya, mbonye n'ibimenyetso. Ahantu dutuye hagiye gushya, none nimba utaje nge ndagiye. Umugore atugira amagambo, ubusa aya mataje, aya maduka, uburareba ugasanga izi modoka mu igaraje zasha. Umugabo ati mada ngushaka nari ngukunze, aba bana simbatsi, ariko ndakumenyesha ko aho turi atari aho gukirira ahubwo ari aho kurimbukira. Nimba wumva ko nagushatse, kiza ubugingo bwawe n'ubw'abana bawe. Mugore aramubwira ati ibyo
ninjye uzayiterambere rigeze. ubu Imana yatinyuka kurimbura isi, iyi karitsiye, kubera ko mukristo yabashije kubona umuriro ngo ahita yibonaho ibibi bye. haravuga ati mugore twashakanye, njye mbaye ngiye ndimo ndumva uburemere, kandi icyo nagusaba ni uko wanyemerera ukaza tugahunga. ngo kuva icyo gihe na bugingo n'ubu, kuva mu Kristo yagenda ntaragaruka. mbifurije ko mutasubira mu bizira mwaretse. iyi ndirimbo yayiririmbye amaze guhura na Porowoni, mugabo w'umugome cyane, ukureba akakwica mu bitekerezo, akakubwira ati ntuzasambane. Porowoni akakubwira tuzasambanire muri telefone. ibyo birahagije. ngo amubonye yamaramaje, haramubwira tugiye he? undi ati ndajya mu rurembo Siyoni. haramubwira ati uriya mugabo ntacyo azabahemba. mukristo ati ntacyo, ariko ntahemba nkawe. ngo amucyurira ibintu byinshi. haramubwira ati cyambere, hari aho wageze urasinzira, ubu uriya mugabo azaguhemba iki? ngo atangira kumucyurira ibyaha yamukoresheje. haramubwira tumva, yabambwe rimwe gusa, azambabarira ibyaha. ariko twavuze ngo amen. ariko wibuke ko ahura na Porowoni yaracomotse ku musozi bita Gikundiro. abakobwa bamaze kumwambika imyambaro, bamuhaye ingabo n'inkota, baramubwira bati mukristo waberewe, hari igihe Imana ikwambika imbaraga muri aya masengesho, izi ni urugamba ugiye kuzahura narwo. ntabwo gusenga ari ugusubizwa ngo iyo diplome wasengeye ariyo uzabona. hari igihe na kanseri yaziramo, kandi bikaba ngombwa ko wakira iryo gare ukazatanga nk'umukiranutsi. barimo bararakara. ubwo uyu munsi niko twaramutse. buri Imana yabyaye abishoboye kurera, igabura bitewe n'ibyo yatetse. twavuga ngo amena mudashyizemo ubugome we. mukristo yarwanye intambara nziza. shawe umugore arasigara n'abana. mwibuke urugendo yakoze, mwibuke mugenzi we bajyanye, ba Nyamurya irya nino, bamwikundirizi, ba Magambo, bariya bose uhura nabo, burya nawe yahuye nabo. ariko we watangiye urugendo, yaravuze ngo abambwira izo nkuru z'incamugongo nibo bazagwa. ahubwo Mana undindisha umwuka wawe wera. ese ubwo murimo murabyumva? ndakumenyesha ko iyi nzira itoroshye. yewe witwa umukristo we, bakagucurangira ku buntu, bakabwiriza ku buntu, ibintu byose bakabigukorera. ndagira ngo nkubwire ngo uri mu nzira itoroshye. ni inzira ifunganye mama, ni inzira yegeranye. narababwiye ngo Imana ibona uzayijyamo usanga bikunda, ikaba yarasinye ijambo ubugingo kuri wowe. nubwo ushobora gukora ibintu by'ubuswa by'ubugoryi, yikureba ikabona yarirahiriye, kandi murabizi ko itajya ibeshya. ikavuga iti ja chantage ori fifi, ubugingo ni ubwawe nzabuguha, ariko nzagufasha. njye Uwiteka nzagufasha. nubwo yegeranye, hari ibintu mbona bikuriho byatuma utahanyura. Imana izagufasha kukwegeranya ibyo ibigukureho. waba ubishaka utabishaka uzarijyamo, ariko ayo mahirwe si aya bose. muri Yeremiya yaravuze ngo inzira ni ebyiri, uyu munsi ndagukuraho iminyururu iri ku maboko yawe. nimba ushaka ko tujyana uraza, ni uburenganzira bwawe. Imana ntabwo igifata abantu ku ngufu. ubwenge yakurushije bwa mbere ni ukukuzana muri iri teraniro. se hano hantu ndabona basha, ni ukuri kw'Imana. hareruya rata ahangaha ni ukuba winjiye hano. kuba winjiye aha rero, Imana ifashe ntabwo ari kuhasohoka, haboneka impinduka imbere. ikigendanye n'ubugingo ntiyakiguha. aramureba, aramwitegereza, aramubwira ati feza n'izahabu ku wa mbere baraguhaye, wagiye aho ushaka, uryama muri hoteli wifuza, wanyweye icyo wifuza, wabyinnye imbyino zose wifuza. ariko uyu mwanya turabona atari icyo ukeneye. baraguhaye ntibaguha ubuzima. twebwe icyo dufite kuri wowe, turabona wari ukeneye amaguru kuruta amafaranga. mumbarize ngo muri iri teraniro ukeneye iki? ko nabonye abayafite basaraho.
ko nabonye aho maîtrise de force. Ndabwiriza umudamu iteraniro rirangiye, arambwira ati mama Vanessa injira mu modoka tuganire. Burya vewiti umuntu ayiririramo maso y'inyana, nta muntu Imana igisubizo kuri wowe uzirata n'umusaraba ukamenya ko ufite iherezo ryiza. Nicara muri vewiti mu modoka mu ntebe z'inyuma, harimo umukozi wo mu rugo afite ikibebe cy'ikimetisi, ariko abakire babyara abana beza koko. Yewe ndinjiye, ariko mana uwo mwana se yari uwe? Ntabwo yari uwe, yari umutirano, yari umuntu yahaye rifuti. Donc mu materaniro kumwe nyine aramubwira ati ugiye kwicazamo umwana, yaramukundaga, bari abaturanyi nyine igipangu ku kindi, ariko ako kabeba kagakunda kubera dodani yo kubura umwana. Iteraniro rirangira aramubwira ati wambabariye tukagerana mu rugo, buriya mbabwire ndi imbere yanyu, sinkundi ngo ko bamuvuga ko nimba hari ikintu kiri kumena amavuta y'abakozi b'Imana ni ingo z'abandi. Yageramo agahanura akurikije uko asanze parafu imeze, akaba yaguhanurira imodoka ya kabiri n'iya mbere warayijugunye munsi y'umuhanda utanayishaka. Nge rero birampenda, niyo mpamvu ubona nikatishirize yamusanze nkitahira. Murarakaye se mbireke kubivuga? Mugore arambwira ati waje iwanjye niko nakundana n'abakire. Ati ntabwo ndi umukire mama Vani, ibyo ubona ntabyo mbona. Nubusuzi ko wicaye mu ngorofani, mbona ntabyo ubona. Ubiki si imodoka sindeba ari vewiti, ibyo ubona nge simbibona kubera umubabaro wo kutagira umwana. Ariko sha wabyaye icyana cyiza, mbona amarira aramenetse. Nawe ntiyasubiza ati si uwanjye, yabimbwiye nyuma. Turakugende Nyarutarama kuri MTN mu gakaritsiye ahantu mu nzu igeretse ku yindi. Ku mwana warangije maîtrise mu Buhinde, undi arangiza ngo nimba ari mu Budage. Ibyo bijya bibaho. Nakubwiye ko mwese mudahahira muri supermarket, ujye wihangana. Igipangu ni telecommande, wari ikintu kirasamye turagiye nishante Imana nibi wari warabindindirije. Hari igihe dusaba ubukire Imana ibona ko utashobora no kubijera. Hari ahantu nagiye koga birananira di, mwitonde mwese muvuka muri za Nyaruguru, ubuse mwese muvuka ino mwabyihabure. Njya muri dusha amazi nyabura nyahagaze iruhande, umugore yaramfasha aranjyana yamereje isumi. Ubu ndaba ndi umwana mwiza Mana utamaye ijuru wabuhe mukano ukuri kw'Imana. Mubona hari abadayimoni mfite muvugishije ukuri shane izina ry'Imana. N'umuntu nyanga afite ibitega afite ibinyabingi, mbega ni ibintu nk'ibyo woroye gusa nabiri, kugira ngo uzamenye aho waraye usubirayo biragusaba gutekereza. Aranshorera aranjyana ati dushe ngiye, ndinjiye ngezemo urabona na kakanuza mukarabira mahajya bakitaga kimujya mumfasha sha nge mvukika hano hirya mu Kagarama niho mvuka ngo ninkira naho si cyo bogera muhazi Benwari na Rabava sanga Rabavo nayo ni Benwari, Rabavo nayo Rabavo si cyo bakarabiramo, Benwari si cyo bicaramo kimeze nk'umuvure. Sasa rero sanga icyo nicyo gihari, kakandi dukaraba nyine uniborosa. Ubwo mbibona ahantu mu basirimu, iyo nagiye mu basirimu ndakanura cyane, kubera ko Imana ivuga ngo uzajya hanze ugakomeza kuba ikigoryi ntiwiga icyongereza, wajya no mu bakiri ugafina ntugire ibintu wiyungura.
hari ibintu Imana itagusubiza kuko ubibona ugifite igikoma mu mutwe. Nge rero nzi kwirwanaho. Hari imirimo Imana idakoresha amaboko. Imana nimba ugiye kanyarira ikakubwira ngo nguhaye umwana, ukikubita kinyamakaritizo mena umwana, uzirirwa mu bihuru no mu bizenga, wirirwa mu myobo, ugutera inda bazayiguterera, wakwicaye hamwe bakayigutera. Ndakubwiye ngo Imana yaduhaye ubwenge. Utinya umuntu uhumeka umwuka wo mu mazu, umuntu watekereje gukora imodoka Imana itarayiremye, akayikora akayiteranya akayatsa agashyiramo moteri ikaguruke n'indege ikajya mu kirere. Uyu muntu murumva yoroshye? Ariko ndakubwiza ukuri, hari imirimo Imana idashobora kuza ngo ikoresha amaboko. Nese Imana nizatera inda we? Ako mujye musubizana ibyo umuntu aba babajije. Ubu uyu muntu wirirwa kinyamakara kizabona inyuma kanyarira Inyamagabe Gikongore Butaraha Mupfuma ari umuremure n'umugufu ufite kashi ureba ubona mbega agahora uwagutera inda we yayohereza muri mituyu we, wakwicaye hamwe ko Imana yavuze. Ubu se ndabeshe? Imana ikabwira umuntu ngo nzaguha inzu, akavuga ati buri umukire wayubatse azampereza imfunguzo. Wabikura hehe? Jya gukora ubuyede, Imana ikurebere mu buyede, ejo nibagukunda ukabona ubyize baguhereza ubufunda yukorera uyabike, ejo uvemo ikibanza igushyigikira ihereye kuri dukeya ufite. Mujye mwemera ukuri k'ubuzima. Ndakugendeye umudamu ashyize mu modoka, ubwo ibyadusha sinabirangije, nabuze amazi nyahagaze iruhande ku manywa y'ihangu. Icyo ni ikintu nemera ndi imbere y'itorero, nemera icyo gihe ibyambayeho. Nahagaze muri duje nshaka amazi, ndeba robine nta base bampaye, nta ndobo ihari, icyo nabashe kubona ni isabune. Ndoga iki? Ubashyize muri duje none se kumbi icyo nabashije kubona ni ikintu kimeze nka konteri, ikintu kimeze nka konteri kiri hariya gifite itara ry'ubururu, icyatsi n'umutuku, utuntu tumarika nyine gutya. Kumbi hari aho ukanda ashyushya akaza, akonje akaza, imvange ikaza. Jewe rero ntabwo ubwenge bwanjye bwambwiye ko iyo konteri ariho ndi bukore. Ikindi nabashije kubona, urabona kino kintu cy'igipira kiba gifite harya bakita ngo iki? Mujye muvuga iki? Kano kantu nyine mwishyiraho mukaraba nyine, kano kantu ngo nagajye. Ese namwe muvuka ikarembure ngo nagajye? Nese umwese mwogayo mwibase, mwambwiye aka kantu ko bakitara shawa. Mwumva Imana ibuha umugisha rata. Nuko icyo nabashe kubona rero ni shawa. Shawa nabonye yari ifitaga, ariko hari abakire vrema, hari abantu Imana yahaye ndugu kuba utarabigeramo, hari abageze, ariko si igisubizo Imana yabahaye. Bari ariko amarira. Shawa irapfundikiye, ifite akantu keza k'umufuniko ukuntu bomoraho ya myenge ikagaragara. Ibyo sinari kubitekereza. Ndahagaze we naraye, hari ubu ndahabwirwa n'iki rwose gusohokamo nakarabye birahagije, mbega birashoboka pe. Ndaryama ndinjirirayo, ubutse ndabakurayo, nimba baraye hejuru simbizi, nge nabonye bangeze aho ndyama, mbona ubundi ari kuzamuka korodoro no mu kirere, ndabakura he? Umugore ategereza ko mba muri dushe arahewe, ngize amahirwe amanuka iyo ngiye, numva urugi ruravuze, mpita nsohoka mpagarara ku muryango, asanga mpagaze muri korodoro yaho nari mpagaze. Ati se mama va uvuye koga? Igira hino ngwino nkubaze, ntabwo uvuka ku Gikongoro? Ati nihe iwacu. Utambeshye, uretse kubona umugabo warasanze abifite ahantu ushyize, washyizemo amazi iwanyu ku Gikongoro hariya umbwira wavuki ibi warabivukanye? Ati ubwo urumva ko yasetse nk'uko mumeze, ngo ati mpamvu jya umbabarira kuko ubu umaze kunzonga. Oya reka nkwisanzureho, uri umugore mugenzi wanjye. Iyo umpaye isume
ntumpe indobo, ntumpe ibase, ahantu washyize buri amazi ari. Ati mama Vani, mbabarira uwakureba uhagaze imbere y'abantu yatekereza ko. Tubigira ibanga, dusaba inema yo kutabyasasa. Ndambwira niro muvandimwe, ntabwo nshaka kukubwira amateka yuko navutse. Ngwino unyereka amazi, nirwariye umugongo sinunama, nimba munahagarara akazamuka hasi simbizi, nzanira itaburete uterekeho ibase nkarabe. Arambwira ati ngwino mbanze ngukosore, ejo bundi bavuga kuzurura indege nari impari. Ni ngwino. Ati dore iyo ukanda kuri uyu mutuku wari gutonyoka umubiri wose, ni hanyuma ati ahubwo amakenga wagize uracyafite umwuka wera, ufite ubwenge kabisa. Ubu si yo wigira umuyuwayi ugakanda aho ubonye, ubu ufite mituwere ni ntayo. Aranyereka ati wari gukanda aha bikagenda gutya, ugakanda aha bikagenda gutya, dore iki wari gupfundura ugafata umupira, aka kaboko kagafata icyangwe, dore ngikiriya isabune, ubundi ukisiga ugacuncumurira amazi. Ni hanyuma mu mugongo. Ati ubwo urimenya nyine nawe urabyumva. Noneho simbishoboye, sana amazi nkarane. Ariko n'ikindi gihe ujye ugeze umuntu muri dushe umusobanurire, ubwo tukandaho amazi araza ukarabe gutya. Ubu se mwandenganya? Harya we nta byakubayeho? Mbaza se ukuntu nari nkwite ejo bundi atari na kera, mfate watermelon nyigereke ku bishyimbo. Mwambabariye ko ibintu byambayeho nge mbisi. Nujya kubwira abantu aho ugeze, ujye ubabwira aho wavuye, tumenye imbaraga zaho Imana yagukuye. Shani mubyihorere, nze kwirarira anga. Byihorere. Umugabo Daniel Butare kwitaba yadusekeje ukuntu umunsi wa mbere agiye mu bakire, ngo ashaka kujya kuri tuwarete, barayimwereka, ageze asanga ni iriya sorori. Aravuga ati kuva mbayeho dore intambara inaniye ngiyi. Ati subiki umuntu agikandagira hejuru, ati sindeba harimo amazi gusa, ni sorori boss akoresha, ibi ni ibiki? Daniel arakubwira ati mva navuye aho nkora urugendo rw'isaha njya gushaka aho nitunganyiriza, ariko nabuze tuwarete. Ibyo ntawe bitabaho. Nge nari ndwitengura watermelon nyigura ku gisimenti, ndayitahana mbwira umukozi ntisatura iryo degede urigereke ku bishyimbo. Nari intwari, ntundenganye. Mwese se mukibona nimwabonaga ari igihaza? Mwagerageje guca bugufi mukemera intege nke zanyu? Uzi ko hari umuntu Imana itazigera iha inzu y'amakaro kubera ko na sima bamatazi no kuyikoropa? Imana nishaka kuguha ubushobozi bw'ibyo udashobora kujera, nibona nigukubita umushahara wa 200 ukiyongoza indaya nk'eshatu mu minsi 3, izaguheza kuri mitu icyo koze 1000 cy'umugore ntuzakibura kiposho mu rugo. Ariko ibigendanye nayo gusesagura uhebe, biragusaba kubanza gushyira ubwenge ku gihe, ukavuga uti muri 200 havamo agatenge k'umugore, abana nta bodaboda, stock ibiryo birakenewe. Mu gihe Imana ibona ko ufite ubushobozi bwo gutunga urugo mu mibare, iguha umushahara n'akazi keza, ikenyuruza abami kagukenyeza. Ariko diplome wayiborana kubera ko nta mu mutwe. Ngo mvuze nabi ndamaze. Umugore ntanjyanye Nyarutarama, telekomande, inzugi zirakingutse birumvikana. Ako hariho abantu bubatse we. Bana hari abantu bubatse, tujye twemera intege nke. Kuri salon ugukanda ibintu by'imibare. Izi nzugi ndinjiye kandi ubwo twahereye hasi. Mama Vani muzamuke ni karibu. Turazamutse no hejuru. Ngeze muri salon, tapi n'ubwoya birumvikana. Karibu ku meza. Umva abakire bariho, s'il vous plaît, barahari. Donc fata meza yizungurutsa, nukukubaza urarya iki. Ngewe rero ukundeba aha sinjya nkunda kwikomeza ngo mbe wa mugore muyuwayi wigira ubuntu cyane nyine mbega ku buryo wapi. Ngezi wawe ca bugufi tureshye. Nimba nshaka ibijumba nakubwira ntibitogosa bari byo ndya.
urajya kwirarira ku nkoko wenda urasanga ntayo ndya, ushobora no kuyireka wayitetse kubera mbonye uburyo wanyakiriyemo gusa. Ngeze ku meza nsanga ibisorori birenga nk'icyenda. Noneho umudamu kuko yari yanyikundiye nk'uko mwanyikundiye arambwira turarya ikintu, ntabwo ndya ibyo ntarabona, pfundura mbanze ndebemo. Noneho bwa bugoryi bw'ikarembure hariya donc ni hagufata ikirushe nyine turasenga birumvikana, mfashe ikirushe ngo njye gutera metero njye ku mashaza, arambwira ati mama Vani jyure ku busivire nk'ubu, wowe mbwira nimba ari amashaza uheraho nkwereke. Ye baba we shawa pfe yarihuse. Hari igihe nageze mu bigeragezo 2009 umugabo yankubise icyuma mu bitugu bamufunze, nanjye namanutse kamashashi ndahantu mu buvumo, mbwira Imana ntiwanyishe, irambwira ngo hari ibyo amaso yawe atarabona, hari ibyo utarareba. Navuga nti n'aya meza yararimo nugukaraga wa isorori y'imiteja feri imbere yawe. Ndavuga ntumva nubwo nahita nitaba Imana n'aka karamazi. Yaramwe ngo wa mu mutima ufite n'ibyishimo ufite, akankura muri iyi nzu akanshyira mu nzu y'ibyatsi nkamera nk'ukumeze. Ubwo urumva ko nari ntaragera ku ntego y'icyo yampamagariye, ndiririye njye nta kibazo mba mfite. Ubundi iyo umaze kwiyakira mu ntambara no mu bigeragezo uranakomera. Naho iyo ukirira rero tutushaga genda umajya gutandukana n'iyo muginge, ariko urasetse. Nushaka abagore baba basirimu, sindabona umuhatari ujya kubyara ngo agende yambaye kora cyangwa ipantaro cyangwa ijingisi. Uwo ni mumubona muzamunyereke nzamugurire. Sindabona umujyama ujya kubise yakubise n'ikoboyi. Hari ahantu turesha ni mukancuke kugira ngo umenye urugo rukomeye. Hari ahantu urabimenye. Ikimama cyagiye kubyara cyisigiye dadi hanze hariya n'ikivarisi banyinyire urukundo abakiri bajya kubyara, none yari umwana wa mbere. Umva inzu yose baba bateruye. Ubwo rero umukobwa agiye kubyara afite dadi hafi aho ngaho, muzarebe muri korodoro hamwe tubyarira. Umva bagabo bene data mwambaye ipantaro hano, n'ujya ujya gutura ugatura inote y'ijana ujye wigaya cyakoza na 500 ufite 5 buryo ujya uvuga utaha ndakuriye mana, uwaguha ibise by'amasaha 2. Mana isumba byose, kugira ngo umenye urugo rukomeye uzajya aho babyarira. Mwana wazanye boss we n'ikimodoka hanze aho ngaho, abasheri nyine abashushu. Ubwo umugore uzabyara nyuma y'iminsi 3 abataka nk'ugiye kubyara mu gitondo, kubera ko azi ko hanze hari umuntu uri bumwumve. Sheri koka uzanire n'isosi mbenywa, ako dadi uriye. Hanyuma se wayishuguritse avuga ngahe, ujya kubona ukabona umwana ameze arya. Muganga akamubaza ati madamu urumva bimeze bite? Ari uhamenyera urugo, ari uhamenyera urugo. Nyirango ngubwire ko rero muri iriya korodoro ari rusange. Iyo ibise bikurya buri wese abyinize isa n'undi. Hari ubakambakamba uwicaye uwo muganga abwira ati umwana uramwicira mu matako kubera impamvu yaho yamuvanye. Ariko mana hari ahantu ngera nkavuga nti dore ukuntu Imana iturebera mu bise by'ibigeragezo. Muri korodoro ubugikata nyoko buko yateyemo muri umuna wawe yaje, ariko haraho tugera muganga akaza ati wowe birahiye ndabona ugeze kuri 7-8, bakagukura mu bandi atari uko babasigaye bageragezwa. Buryo ucomotse ibitaro wibagirwa ubisizemo. Iyo bagukuye muri korodoro hahandi mu rwerero twese tuba duhari, abigitenge abamabuno gusa hari ababibyoshye, ujya kubona umujyama rwose nta kibazo afite. Ubusirimu buba bwarangiye.
bijya kuvuga ngo uri inzobe wa mugabo, bijya kuvuga ngo umugore ngo ni inzobe ngo ni mwiza, abaganga bamuzi ni nk'igihumbi, kereka utarashyizemo umwana usohotse segonderi wa kaminuza azinga ishati akambaraga atitaye ku nkwano wamushoyeho, ati mera neza mama. Hariya ntabwo muba muhari rero. Marumva aho ngeze, iyo bagucomoye muri korodoro muganga akakubwira turira gatanda, burya uba ugeze kuri stade ya Imana kugerageza neza kwishingikiriza ku bantu biba bishize. Hariya ahantu nta mugabo uhagera, nyoko bukwe ntiyinjira, murumuna wawe ntaza, uwagutwaje ivarisi aba ari hanze, ni wowe n'Imana n'icyo mwavuganye gusa. Iyo uri ku gatanda ugaramye rero uhumure, nawe uzabyara nubwo utarabyara, ni ukuri kw'Imana ntabwo uzapfa udahetse, ahubwo wiburana inyongezo. Cyari gikomeye ni ukubona Matiyasi cyangwa ntuza. Iyo ugeze ku gatanda rero muganga akubwira ibintu bibiri, arakubwira ati amagambo make urusaku ruke. Imana iti sinkorera mu nduru, kizagera nkaguhereza umwana ukabyara neza, nkakugarurira ibyawe, ngo ubu simpanura. Umugore tuva ku meza arambwira ati ngwino tujya mu cyumba cy'amasengesho. Impamvu umuntu ndi kubwiriza bucya nitonze, ntabwo ntahi Musanze. Hari abo bibabaje, ninde ushaka ko ndari we? Tugeze mu cyumba cy'amasengesho, tapi nziza rwose, turicaye. Arambwira ati ndakwinginze sengera, ndakwinginze. Hano ndashaka ko abakobwa banyumva kurenza uko abagore babikurura. Ndakwinginze, uriya mwana abonye mu modoka ntabwo ari uwanjye, ni umuturanyi. Uyu mwaka ni uwa 5, ntayijyamo ntayivamo, ntacyo ntakoze. Arimo ararira amarira atemba. Ndamubwira nti Imana iracyafite akazi ko kurema, ntabwo ihagaze, reka ngusengera Imana. Bakristo bavandi, uzi ko hari abantu Imana yarangije gukatira. Uzi ko hari abantu Imana amaze gushyira ikimenyetso toa. Mwami Yesu, wowe ufite abana muri depo, wowe wabwiye Manowa ukamubwira ngo ngiye kubaha umuhungu uzaba ufite imisatsi, ugashyiraho n'amategeko. Ndagushimiye ko abantu ubu bafite muri depo, watumenye tutarabisoro. Byumvikana ko twari ahantu muri stoke, utera uruhereza umugabo, umugabo ahereza umugore. Mu gihe ndi gusenga ayo magambo, Imana irambwira ngo wivunikire ubusa. Sohoka, va mu rugo rw'abandi utahe. Hari igihe duhanura ibintu bikomeye, ukumva ibintu bikomeye, wareba n'ubibwira ukabona ntari bunabishyikira, ukemera gupfiramo imbere ukabireka. Mana nibiki? Ndavuze ngo sohoka utahe, va mu rugo rw'abandi, wivunikira ubusa. Mbwira Imana basi reka musabire umugisha w'ibyo kurya nariye, kigendanye n'umwana, ubwo ufite impamvu. Mu gihe ngishimira ibyo kurya nariye na bya bintu byiza narebesheje amaso yanjye, Imana irambwira ngo mubwire ko umubabaro afite ngewe nk'umurusha. Nampereza umwana w'umuhungu yataye muri toilette yiga mu mwaka wa 3 segonderi, nzamuhura ubyaro. Dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 1 umurongo wa 19. Ndamubwira ndi Imana irambwiye ngo uri umubyeyi, amfuka umunwa, acira isira akayagera gutya ngo mugabo yari ari muri etaje, twe turi muri kafu. None se Imana nibyo cyangwa navanye wati? Byagenze
ugashyiraho menshi z'iry'itanu, ukajya mu cyuma ukaba inzobe, ugasiga inzara, ugakora byose ukica iperereza. Icyo wakoze utarakihana ufite urubanza rukomeye. Ndakugira inama yo gushaka umuntu w'Imana ukazaruka icyo kintu kimeze nk'ibuye, naho ubundi imbere Imana ifite aho izagukandira ingoto. Hari igihe abantu binjira mu rusengero mugasanga umushumba n'umwana mwiza ntawe yanduranyaho, kumbe Imana iguhaye uburyo bwo kwihana ntawe ukujagarayeho, itanaguteje abahanuzi kameme. Mu kinyabupfura cyawe ukegera umubyeyi w'inyangamugayo kamubwira uti mubyeyi narahemutse ndi umwana muto, nakoze amarorerwa amena amaraso, mbabarira kugira ngo ubugingo bwanjye bubohoke. Nta muhanuzi ugombye kwigira gutya. Kuki mwifuza ko Imana yabandarika? Ntago mushumba azabona byose, azakubwira igitangaza, akubwire ko akazi ukabonye, azakubohora imyaku n'imikoshi, ariko icyo wakoze adahari ntacyo azakora. Ndamubwira nti sagenze bite? Arambwira ati uwo mwana naramubyaye ndamwica, hanyuma nkora ikosa rikomeye cyane mu ishyingirwa. Nagiye ndi mu mihango, umugabo tubonanye mubeshya ko ndi vierge, nditakisha cyane, angirira icyizere gikomeye cyane ko nari umukristo, narabatijwe mu mazi menshi. None mbigenze nte mama Vanessa? Ayo maraso yabonye nkamubwira ko ari imihango, ndayahindura ko ndi umugore wabyaye umwana wuzuje ibyangombwa, nkajugunya ndabyifata mone. Imana irambwira ngo igendere, ninjye nawe. Buri Imana ibika inzigo, ibika inzigo y'ibintu byinshi cyane, kandi hari igihe kubaha ikirinda no kugusenyera urugo. Ariko bikaba bivuze ngo nimba uje mu iteraniro ry'abagore bateranye gusa, meneka, bohoka. Mugabo ntahari ntakureba, ariko bohoka, ciyo minyururu, ariko reka kubakira ku kintu bisa umwambi umeze gutyo. Ntabwo bizakoroha, nahavanye amarira atagira uko asa. Mbura igisubizo namuha, kuko Imana ari mbwe ngo sohoka, nta gisubizo ufite gutanga hano. Ubwo se wari butanga iki? Umuhungu azi ko ari isugi yashatse, umukobwa arabizi ko ari umubyeyi wabyaye umwana w'umuhungu. Umuhungu yirirwa atanga keya, sheri tuzabyara, kandi nkubwira ko ibyuma babiciyemo buri indege, intanga bakazinyuza mu byuma zikaba amazi. Yarambwiye ngo umuganga umwe muri Faisal niwe wamubwiye ati jewe ndabona warabyaye, ati mbabarira muganga ntumvemo. Ubwo afite ijuru mwansubije bene da, ubugingo burahari, kiroroshye kukihana. Mwaretse tugasoma ijambo ry'Imana? Dusome cyangwa tubyihorere dutaye? Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ni igice cya mbere umurongo wa 19. Ibi nibyo Yohana yahamije ubwo abayuda bamutumagaho abatambyi n'abarewi bavanywe i Yerusalemu no kumubaza bati urinde. Nuko ntiyabahisha ukuri, ahubwo araberurira ati sinjye Kristo. Nuko baramubaza bati tubwire, uri Eliya? Na bati sindi we. Bati uri wa muhanuzi? Arabasubiza ati oya. Baramubaza bati none se urinde ngo dusubize abadutumye, wowe wiyita nde? Maraki ibice 3 umurongo wa 20. Rero sabe abantu bize ibintu bya teoloji, nisegura no ku bantu bagenzuza iby'Imana ubwenge bwabo. Nashatse gutegurira kino cyumweru, Imana irampakanira, irambwira ngo nge nzaguha ibyo uvuga. Kandi mbere yuko mpamagarwa ngewe nari mbizi haburaho ibyumweru 2, Imana imaze kumbwira ngo hari ahantu ngiye kukohereza iminsi 7, ninjye uzaguha ibyo uvuga.
buriya kugira ngo ubwirize ibyo wateguye wabwiriza ibyo wahishuriwe, si ibyo se ubumvuze nabi. Ushobora kwibaza uti se kuki iki cyumweru mama Vanessa yabuze teme, iyo avuga ku mbaraga, akavuga ku mavuta, akavuga ku kirere, akavuga ku gicu, ibyo si ibyanjye. Mwabwirijwe n'abantu benshi b'abahanga bakomeye, ngewe rwose nshobora no kuva mu rugo n'ijambo ntararibona, nakwicara bari gusenga Uwiteka atica aha turahurira. Rero murihangana, ntubangamirwe ko ntakubwiye umurongo, wejye ugenda ukurikirana, n'ufata kawe urokokera aho ngaho. Imvura iguye mu gihugu hari ubwigwa hose. Maraki ibice 3:20. Cyokoza ndahera ku wa 19. Dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabibishingwe, maze haba umunsi uzaba twika bashire, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. 20 niho nashakaga. Ariko mwebweho muvuge ngo amen. Noneho mwebwe abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Nimwibuka amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegekeye i Horebu, yari Abisirayeli bose, yari amategeko n'amateka. Tuvuge ngo amen. Mwakire neza amagambo y'Imana. Hari umuntu ubangamiwe n'aya magambo mvuze? Tubanza tumuhanurire visa agende. Mujye muvuga icyo mushaka Imana ikibaye. Ushaka kujya hanze cyangwa urashaka kuguma mu nzu? Erega hanze ni hanze, ubu hashaka ariko utaragerayo. Utinya ahantu umuntu agera agahindura amazina ya se na nyina kugira ngo akunde yemerwe, ubwo si hanze ra? Tinya ahantu ugera uri umugabo ugahita wigira umuntu w'umusore bigakunda, ukaba wanatereta bigakunda, na mariage ukayikora. Ubu dufite abamama benshi bafite abagabo bari hanze ko. Vuga uti hanze ni hanze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu ni Yohana mwene Zakariya, wagiye kuvuka byagoranye, avuka induru zavuze, avuka abaturage baravugije induru, kandi Bibiliya ivuga ngo Zakariya na Elizabeth, papa na mama ba Yohana bari inyangamugayo. Bibiliya kugeza ku rwego ibyandika ngo mu mico no mu myifatire ngo bari baboneye imbere y'Imana no mu maso y'abantu. Icyo kivaho ngo Imana ibitegereje ibona ko bakwiriye kubyara. Kandi mwibuke ko Yohana ari we wabatije Yesu. Ndakumenyesha ko ibyawe nubwo ubona bitinze bizaza bifite umumaro mu gihe cyabyo. Ari igihe uvuga ngo ma wamaye umwana reka bariho mera, Imana yareba igasanga uturanye n'umurozi uzapfa nyuma y'imyaka 2 ucyubaka hariya hantu. Si muri mu mibare iki gihande? Haleluya rata. Murayikiriza aho umuriro waka bariho simbukira nigireyo 1 2 3. Amena. Nimba utaroga amena, nimba utari umushitsi haleluya. Wivuga ngo byaratinze, Imana irimo guharura inzira yaho bizayo. Ntabwo Imana yaguha umwana n'uriya murozikazi. Bibiliya iravuga ngo umurozi abanza apfa. Ntukihutishe imibare y'Imana. Urashaka umugabo ufite imyaka 20, urashaka umugabo ufite imyaka 24, wakwitonza ugakura, ukabanza gukuramo amasaha ya saa 4 z'ijoro uri umwana w'umukobwa, ukabanza gukuramo kujya mu gisope kugira ngo Imana iguhe umugabo. Irareba ikabona umutima. Bibiliya ivuga ko umugore ari umutima atari igihawe. Gakonje cyangwa shyushye. Ako kwera kwasohotse kaminuza bagutonze umurongo inyuma. Oya nta hari ikibazo ufite? Oya. Okay. Kambe ku gatuti. Cyasi ntaye musa. Wirakarira Imana ngo yatinze kuguha akazi, kuko hariya wadepoje harimo uzagusambanya akakwangiriza izina. Itonda Imana inyuranye ibihe n'imyaka. Dore ukuntu bareba ariko Mana. Haleluya rata.
hari igihe uvuga ngo mana ngo nimba unyimye akazi ngo gerageze untabare ngo unkure iwacu. No, banza wicare wipime wirebe wujuje ubwenge bwo kubaka cyangwa uracyafite amashereka ya nyoko mu kanwa. Urumva umugabo natinda utazasakuza cyangwa uzamubwira uti igihe twakwitandukanira nk'isangira mamayi. Abatamufite muzikurura muzijyana he? Yohana avuka akenewe sana, aravuka iby'amateka ibyo biba ngo Imana imwitegereje ngibona ko adakwiriye kurerwa n'ababyeyi. Kuvuka mu rupangu rukomeye, ukavuka kwa minisitiri, ukavuka ku mwana wo kwa izina rizwi cyane mu karere no mu murenge, ntago bivuze ngo bikuyeho umuruho warushye. Sinkubeshyeye. Imana ikwigisha wenyine, kuko ijuru uzagenda wenyine. Impanda izavuga uri mu isoko, umugabo ari muri biro. Bibiliya avuga ngo umwe azagenda undi asigare. Ngo Imana irebye Yohana ibona ko adakwiriye gutungwa n'iriya firiti nk'uko ubona uyigeze ahantu. Ndakumenyesha ko wize maîtrise ukiga doctorat ugasohoka uri umurisansiye, umu engineer, umuntu wize imibare cyane, comptabilité uramanyagura, ariko niza n'ishuri ryayo iyo mibare izagukamana. Imana irakureba ikabona wize imibare, yajya kugukubita maîtrise wararangije licence ikakumpera umugabo mwiza uzagukosora. Burya ni maîtrise my friend. Hari ugufasha se? Wabonye aho umuntu ajya kubyara akavuga icyongereza umwana agatakara hasi? Akumwagiye musubiza ko mbwiriza ibintu by'ubwenge. Impamvu mba naciye ikibungo hano haba arimo ba papa mbyirire abana abakiri bato y'abantu. Ariko ndikukubwira wigeze ubona umuntu uvuga icyongereza umwana agatakara? Yohana Imana iramureba nk'uko yakurebye, iravuga ngo nubwo uri umwana wo mu batamsi, ukaba uri umwana uvuka akomeye, ukavukira ku ngoma nziza, ntibizatuma ntakwigisha. Ba watatse ishyamba usigaye uri imfubyi, nge nawe tuzabarana. Ishyamba ngo Yohana araryataka, ngo atangira gutungwa n'ubuhura. Ariko kuba yarari mu ishyamba ntibyamukuyeho kutumva ijwi ry'Imana. Ndakwifuriza ko nubwo waba uri muri ubwo buzima wakutungwa n'ijwi ry'Imana. Yohana yumvaga ibintu byinshi. Imana imubwira ngo hanurira abantu. Yari umuhanuzi nk'uko wigeze kubyigera, ubu ukaba utabifitiye umwanya. Yari umunyamasengesho nk'uko wigeze kubyigera, ubu ukaba utakibona umwanya. Cyokoze usenga iminota 15, WhatsApp ukayimaraho amasaha 2. Reka nkubwire ngo gutakaza si ugutora. Hari ibyo utazagarura kandi byari bigufitiye umumaro. Ngo Yohana ngo akajya aba mu mwuka gusa. Mwene Zakariya, ndakumenyesha ko ugomba kwibuka ko nubwo yabatije Yesu muri Yorodani byatumye muka Herode atamuca umutwe. Ntabwo yamubatije, irasi yari hitiwe. Musubize, irasi yari hiti kubatiza Yesu? Ntiyanditse izina kwe. Gufata Imana ukayibatiza uri umuntu uhumeka umwuka wo mu mazuru, amateka niyo yanditse. Ariko wibuka umunsi umwe ari muri gereza, yumva amateka ko Yesu ari hano nk'inyamirambo, atuma abantu bari barimo baragemura ahantu kuri prison, ati shamwe mutashye mumbarize umugabo uri kwigisha, mumumbarize ngo ni wowe Mesiya cyangwa nyuma yawe harundi. Mumubwire ko ari Yohana mwene Zakariya na Elizabeth umwe wakubatije. Yumvikanishije adresse z'akazi akora nk'uko nawe ubirata, ariko ntibikuye ko Imana igomba kukwigisha ishuri rizatuma ukomera mu byayo. Imana ngireba uzanye ubwo butumwa ati ninde ugutumye mwigisha. Muri gereza harimo umwana w'umusore, ubwanwa bwarashokonkoye, umusatsi wari ikaraze. Aratubwiye ngo tukubaze ngo yaba ari wowe Mesiya cyangwa ategereza undi. Ngo ni Yohana mwene Zakariya na Elizabeth umwe wakubatirije kuri Yorodani. Yesu arababwira ngo mugende mumubwire ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazagosha. Kandi umumbwirire ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa, intwarane zibugishamo imbaraga. Mugende mumubwire ko ibitangaza biri gukoreka. Igihe wowe utarimo kubyara wifitiye ikibazo cy'ubugumba, harimo abatekinisiye barimo barazikuramo mami. Rero urabyumva cyangwa ntabwo urimo kubyumva? Mu gihe urimo urasengera ngo Mana wankuye iwacu ukampa agaciro ko ndi umukobwa wakubahishije, harimo abari gukora divorce bati tugabane we.
aramubwira ati hahirwa ibyanjye bitazagira gute, bitazagusha. Kandi amutumaho iryo jambo. Iryo joro muka Herodi y'umukobwa wari bubyine akajya kubwira mama ati mama shimishije umwami, arambwiye ngo nsabe icyo nshaka. Nsaba iki? Genda usaba umutwe wa Yohana. Ariko Bibiliya iravuga ngo bwa mbere uburyo bwarabuza buri uko amwica. Uwo munsi buraboneka Yohana bamutumiza muri gereza, yarahanuye, yarakoze byose. Hari irembo Imana izemera kwicamo bitewe n'ibyo yagushyizemo. Reka nkubwire ngo Imana ntifite amarangamutima y'isura wicaranyaho. Iki ikeneye ni umuntu w'imbere, irashaka kuko yaguhamagaye uyikorera mu cyiciro cyawe. Atanga umutwe barawukata, amaraso aravirirana, igihanga bagishyira mu mwana, harakireba, yarakiriye se, yagishyize mu isombe se. Ariko biravuga ngo Yohana yatashye nk'inyangamugayo, apfa ari umukiranutsi. Uzasiga izihe nkuru? Twakomeje rero ngeraho nashakaga kugera, kugira ngo mbabwire na message yanyu Imana yampaye nijoro ndyana. Yohana igihe kiragera Imana imwumvira muri rashyamba bitewe n'ibyo yavugaga, ngo yarahanuraga ngo abantu bakumva ijwi rye rirangurura. Ndakumenyesha ko ushobora gusengera muri Kigali ugafata umurozi ukuroga uri Nigeria kandi udateza indege. Ntabwo bumva. Ndimo ndakubwira ngo ushobora gusengera aha muri Muhima, ugasengera iwawe mu nzu ukuroga ari Tanzania, isengesha Imana ikaribwira ngo mugarukire Tanzania kubera ko ari ntakumirwa. Ndagira ngo ngubwire ko iryo usenga urishyizeho umutima ridafite aho rigomba ntibishobora kugaruka ubusa. Yohana ngo yaravugaga ngo ijwi rye rikarangururira mu bikombe, ngo abantu bakumva ibisengwa, ngo bakagira amatsiko yo kureba uwo ari we. Ngutangariza ko ibyo wakoze kera hari abo wabwirije bamaze kwihana, ariko si ikibazo gikomeye kubona ubwiriza umuntu kwihana akaba ari wowe usigaranye ibyo watuje abandi. Murihangana, Imana yateguye uyu munsi ibintu bisaba umuntu ufite inzasaya zikomeye. Yohana rero ngo abantu baramwumva, abandi ngo bakumva ngo asengera kwa Bosco, ngo abandi bumva ngo ni umuhanuzi, abandi bumva ngo ni umudiyakoni, abandi bumva ngo arerekwa, abandi bumva ngo ni umuririmbyi, abandi bumva ngo ni umuhanga, abandi bumva ngo arafasha. Ngo ibyo bintu ngo bikajya bibanyura mu matwi, ngo bigenda bibanyura mu matwi. Ngo ariko umunsi umwe, wanyumvise mushumba ntimumuzi, turamwakiriye mu izina rya nde? Kurikirana rero, tega amatwi wumve ubeho. Tega amatwi. Yohana mu ishyamba avuga wenyine, nimwihana ibyaha byanyu. Bakajya yirirwa avuga gutyo ngo abantu bakabyumva bari mu muginga, abandi mu maradiyo, kuri televiziyo bakabireba. Imana ishimwe yazanye iterambere. Hari ibintu mutazitwaza imbere y'Imana. Imana ibashyigikire, ibaha amafaranga, rigere no ku mpera y'isi. Nimba hari n'ikoranabuhanga rishoboka, muzihangane mwikabakaba, wenda umuntu azasigara ahagaze bwuma, ariko ushyigikire umurimo w'Imana. Aho wavuye urebe ko n'abandi bana bahava. Yohana aravuga mwakajya yirirwa avuga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimwibuke itangiriro ryanyu. Icya kabiri, Imana yambwiye ngo mutandukanye urusengero n'akabari mwanywereyemo. Imana mbabarira. Imana yambwiye ngo ifite umubabaro mwinshi kubona umuntu atazi gutandukanya inzu y'Imana n'akabari yanywereyemo. Ndemera ndavuga nti ndakwemereye. Icyo Imana ishaka nuko ubugingo bwanyu bubohoka, bugakurwa kure. Ntacyo uyu mugabo atakoze, ntacyo Imana itabakoreye. Yabarinze ibyago byari kubasebya, ariko aha tugeze buri wese azirwanaho. Yohana arahanuisha, arabwirije mu cyiciro cya mbere, abaye umunyamasengesho, ageze umugisha, ageze itorero rizima, urajwe nk'umushumba nk'uyu nguyu. Kandi noneho ikibabaje nuko abantu bagira amahirwe ntibabimenye. Ubu hari aho mwagiye barabaderevura babasiga imyaka, hari abo basambanyije, hari abo bakabakabye ngo bari kubasengera. Ugeze hano uhuye n'umuntu w'Imana nkaho wakavuze uti Imana nkomereza amaboko, ubwo mpuye n'isoko nzima, urinde umuhogo wanjye kongera kunywa ibiziba. Ariko ntibishoboka. Ntago abana b'abantu muzi iyo muva n'iyo mujya. Yohana ngo abantu bahaguruka mu makaritsiye
ndakumenyesha ko aya masengesho mwasenze benshi muri mwebwe agiye kuzavamo iki kugerageza kugira ngo abaturage bamenye ko wasengaga by'ukuri. Ntabwo ibi ari ibintu byo gukerensa ngo uze mu materaniro y'imibyizi. Ni ngombwa ko umuturanyi uhora udepasa buri munsi acuruza inyanya ze, uca hagiye mu kabari ajya kwiparikira imodoka nawe ukaza ukayiparika ku ihema ry'ibonaniro. Ni ngombwa ko aya masengesho agomba gusiga ahishuye uwo uriwe. Wicara ubizi ko agomba kuzavamo umunzani ugupima kugira ngo abantu bavuge bati na rya joro yararaga na ya masaha ubu si igihindutse n'iki. Si igitangaza cy'uko umunzani rero wanyura iwawe mu nzu. Yohana ngo abantu barahaguruka baraza ngo bamusanga ahantu mu ishyamba, baramubaza bati urinde? Munkurikira aha hantu ngeze, urinde? Uri Yesu ko twumva uvuga ibintu bikomeye? Ati hoya. Uri umuhanuzi? Arahakana. Uri Eliya? Ati sindiwe. None se tukubaze, nimba utari umuhanuzi, ntubu umudiyakoni, ntubu umunyamasengesho, ntubu umuririmbyi, ntubu umukristo, Yohana, kw'ibyo twari tukuziho ubihakanye, twibwire ayo tukwisura yacu. Twe tukuzi nk'umugore wiyuba, twigeze tukubona wubaha Imana, tukubona uhamiriza abanyamahanga. None uyu mwanya ubu tuvugana, tubwire wowe ubwawe wiyita nde kugira ngo dusubize abadutumye? Nkubwira ko uza mu rusengero hari abacunga uko usohoka. Si cyari ikibazo mwanyikirije ko nshaka gusa uyu munsi harakira ugomba gukira. Ijuru si ikivungi. Mushumba nasaka azayobora abantu 200 ariko azabahemberwe. Kuko hano hari abantu baje barushye baratagangaye, barahuye n'abantu babi babandi babi. Bamwe Nebukadinezari yavuze ngo nimufate ibikoresho mushyiremo inzoga. Yohana ngo bamubaza ibibazo bikomeye nkuko umuntu ashobora kukubaza akakubwira ati twe tuguheruka uri umuhanuzi, uracyahanura, wageze Patmos urakomeza. Wiyita nde? Uyu mwanya izina ufite ni bwoko ki? Uyu mwanya izina ufite ni bwoko ki? Ese nkubaze, ujya muri Yorodani bakubatiza wari muntu ki? Uvuyemo waragaragaye urinde? Baramubaza bati tubwire, twe tuguheruka uri umuhanuzi. Ati shwishwishwi. None ubwo amazina tukuziho uyahakanye, wowe wiyita nde kugira ngo dusubize abakubonye ujya muri Patmos ku wa mbere kugeza ku cyumweru? Gerageza utubwire ukuri kuwuri w'imbere. Bibiliya yambwiye ngo ntiyabahisha ukuri, naha hantu nashakaga kudahisha ukuri kuwuri we. Mukabari bosi niyo yaba ari umugome 120, numwereka ko uri umukristo nyamukristo, bizaguhesha kuguma mukaza abandi batahu hasigara. Ariko mugerageze gukura igitutsi ku itorero. Reba icyo wahindutse kuva wajya muri Yorodani hano. Reba igaburo wegera uriha agaciro, utandukane n'abanyamahanga. Imana yambwiye ngo mutandukanye utubari mwanywereyemo n'urusengero rw'Imana mwinjiyemo. Usiki si Kinyarwanda. Donc irashaka ngo utarakizwa warinde, ubu wakijijwe urinde uri mwene nde. Tubwire dusubize abakubonye bagutahira iminsi mikuru yo kuva muri Yorodani. Kuko abana mwasize inyuma nabo bararushye, abo mwasangiye inzoga nabo barananiwe, abo bakoranye uburaya barananiwe. Wagize amahirwe Imana igukuramo, ariko urubanza ruri hano nuko abantu batigeze bakebwa ngo bagereyo. Kandi Imana ikeneye ko muhinduka kugira ngo abana bari hari abanyanyagiye umubwira uti ngwino kwa Bosco nkwereka aho Imana yampereye amahoro. Injira muri Patmos. Nahindutse by'ukuri, sinkijya mu kabari, sinkimeze kwa kundi. Nimba wambara kora wambara kujya gusambana wicaye mu kabari mu bisopu yibyinana, urayinjirana mu rusengero waravuye muri Yorodani. Agaciro duhaye nk'itorero niri indayi itarajya muri Yorodani biyizira hano bakubiswe n'ibigini n'ibihembe. Mushumba yabasengera bagakira. Iyo urebye uriya muntu yaje asinza asa nkukusa, wumva nta kibazo ufite, wegera igaburo ryera rya hano. Ndi kuba Kristo ba hano.
Imana yambwiye ngo mukuri igitutsi ku itorero. Nimba uri hano wegera igaburo ryera, ubwawe wicare wiyinire wisuzume, umenye ngo ndinde ntarabatizwa, ngeze muri Yorodani nzamutse amahanga ndeba, mushumba ndambuyeho ibiganza asengeye iminsi 2 3 atarya atanywa, niyemeje kwicara hano ndi muntu ki ndinde? Ese mpfuye abanyamahanga bazavuga ko nahindutse iki? Urihangana, uyu munsi nta modoka zihari. Bugingo burahenze kuruta imyambaro wambaye. Bugingo burahenze mama. Urihangana ndahanura uko nategetswe. Nta ruswa ntayo. Imana irashaka ko mubohoka. Reka nkubwire ikintu kigeze cyambaho. Bitamenya ko ubugingo ari ikintu cyo kwitonderwa. Turabuvuga tukavuga ijuru mu miziki ni inyuguti enye, ariko kurigerayo ndakumenyesha ko harare bari burabageze ku muryango. Barakoze, bararirimbye, barakoze byose bishoboka, akaribura agiye gupfa ku munota wa nyuma. Hari n'uribona yarakoze ibyaha nk'igihumbi, yagera hano mu materaniro umushumba ati ngwino nkubohore, ihembe ryamuvamo akihana uwo munsi ejo igare rye riri ku muryango agataha, akaritaha ugifinina ukiri mu nzira. Umunsi umwe imvura iragwa, ndi iwanjye mu rugo ikarembure, utagira ngo ni na kera, ejo bundi iguye, igwa ari nijoro, inzu yacu twari tutarashyiraho umureko, ndi kumwe na musafiri wanjye twashakanye. Ndamubwira nti kureba nta mukozi dufite, noneho yagiye, imvura ikabiguye nta mazi, kuzi ko nta mugongo ngira wawuciye shahu, unkubita nkwituka nkubita nabyaye ndi kubirira ko imvange uzingaburira, umuntu uri bureke ninde kandi kuzi ko utazaba inganzwa. Arambwira ati mbabarira ureke basi ndajya kuyaguterurira. Urumva ko twari tubyumvikanye. Arambwira ati subura reka wambaye ijipo. Naragira ngo nambare icyo tifata ya training yanjye, ntiwumva saa 2 z'ijoro. Umudayimoni mubi yajya kukwica ntazazana ibintu akwereka ko ari bubi, akwereka ko ari style wa pizza kandi igihe nomo yayicukuye. Mubisaba training ngo ndari inyuma hari uzi ko nahohotewe ibintu bya depere, ndabona Safira arambwira tumva nimba hari ikintu kikubereye ni ipantaro. Umva bana muzambaye iraryoha, umva ni style wangu, ariko ingaruka zayo ni mbi. Mujya mukunda umuntu babwiza ukuri sheri, ngiye kundimbukira mu maso byambabaza. Mubisame training, mubisame umupira, yewe Yesu w'i Nazareti. Musafiri arambwira ati ndakwinginze byibura uryambara buri sizere za nimugoroba, saa 2 z'ijoro hari umuntu ndeba, ariko Imana izi ubunaziri wavukanye, Imana izi ubunaziri bwawe. Ndayikubisemo ndaretse, ubwo naye amajerekani nabwo ntishari wiza reka nyaterure nze, ubwo se ndayateruye oya imvune sinyumva, icyo ndeba ni inyuma, ndaterura amajerekani. Yesu we, saa 5 z'ijoro ndaretse n'amasafuriya ndaretse, Imana indeba iseseme igeza. Hari ukuntu Imana ikubahira mu itorero ikagusanga wenyine, nicyo nyikundira. Buri hari ibintu Imana idashobora kwereka mushumba ikajya gusanga mu nzozi wenyine gusa. Umugabo arambwira ati buri sizere ndakwinginze ntivugisha ukuri, atari ku bundi buri havuye muri ADPR wamba bari ukayivamo ko uzi ukuntu uri umugore mwiza. Mama van ipantarira mana nanjye dayimona aranyege, ubwo uzi ukuntu uteye neza. Nibyo nayikwemo njya gukaraba saa 6 z'ijoro ndaryama. Yesu we, nkigera ku buriri sanga Imana niho yarambije ufatwa n'ibitotsi. Nkiryama ngo ngiye kubona ngo mbona ndi mu rusengero kuri mimbara ku gatuti, nikubise ku rukuta hariya ngo mbona amagambo ari birinduye, gutegekwa kwa 22 umurongo wa 5. Bagore abakobwa ntimukambarane n'abagabo, bagabo ntimukambarane n'abagore. Ijambo riravuga ngo ibyo ni ibintu Imana ni ikizira mu maso y'Uwiteka, ngo ibyangurunuka. Bagakombwiriza irinda ribwiriza, nta muntu ndi bubibwire, ahubwo njye ndihana. Nabyutse mu gitondo ndajijisha, sinabwira umugabo ikibazo nahuye nacyo, na Bibiliya sinayikoraho, ariko ibyo nabwiwe nabyumvishe ninjye biri mu mutima.
saa 12 ndabyuka nkora isuku, nta mukozi nari mfite, ndatunganya ya pantaro ndayivuguta. Hari abantu birengagiza ijwi ry'Imana kandi bamaze kumva ikivuze. Ndayifuze ndayanditse, Vanessa nabyaye. Arandeba ati mama nikarame, wakongeye ukambara ya pantaro. Nyambaye, narayambaye da, sama nayikubise. Burya igicenya nticyumva ihoni. Ndayambara. Vanessa arambwira ngo ubwo ukuntu kubere ngo ubwirije yambaye byaba ari byiza, ubwo yo si inkota mu gihaha. Kuva ubwo na bugingo n'ubu, kuva ubwo na bugingo n'ubu, mubyeyi mugore wabyaye ukonsa umwana ukavuka uri umukobwa, ukirengagiza ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukambara ipantaro ukinjira mu rusengero, ntiwari ubizi ariko ndakubwiye ngo ni icyaha. Imana ibyanga urunuka. Mutinye impamvu abagabo batakubitamo ijipo. Niyo mpamvu mbabwira ngo aba bagabo nibajya mu ijuru ntimuzarakare. Yego rata, kubera ko aba bantu Imana yabaremye mbere, ariko ukuntu twiryagagura tutararemwe mbere nibyo bimbabaza. Reba iyo duhera ikavuga ngo reka ndeme umugore ase nanjye, isi twakayubitse. Imana itubabarira iki kintu kuko tutari tukizi cyangwa ibyihorere. Ariko mwagiye mukizwa ku manywa mukareka gukizwa nijoro. Itubabarire kuko tutari tubizi cyangwa ibyihorere. Akubwo birakomeye cyangwa murabyoroheje? Oya, ngewe nemera ko umuntu aba atabizi. Ngiye gutegekwa kwa 2:22 umurongo wa 5. Bagore abakobwa ntimukambarane n'abagabo, bagabo ntimukambarane n'abagore, ni ikizira mu maso y'Imana, ibyanga urunuka. Kuva ubwo nahise nihana. Nawe rero ngo ukarabiye imbere. Uyu munsi wayambaye, Imana ikubabarire, ariko ejo vuga ngo ejo. Ariko ryari? Ejo. Imana nitubabarire ryari? Ninde uvuze ejo? Umuntu uvuze ejo ninde? Ndakurikirana ngera kwa Baramu na Baraki. Baramu ati mvumira bariya abantu. Baraki ati sinabishobora. Umugabo ati ndaguha kashi. Umugabo ati nukuri buriya bwoko ntibuvumika. Aramubwira ati kizabashobora Abisirayeli kugira ngo bacumure. Fata abakobwa baba Mowabu ubambike utujipo tugeza tw'utumini, ibitako nibigera hano ku gasozi Umuyisiraheli namureba agacumura mu mutima gusa, bazaba bamaze kwanduranya ku Uwiteka. Burya wambara kari akamini utazi aho katurutse, ni mu ba Mowabu. Inago mwari mubizi ni ukuri abumva mundebe hano abasheri. Buriya mini yambawe n'abakobwa, uzibara abana b'abakobwa bayambaye. Urabona Loti ahunga akajya hamwe Imana yamubujije, idonko yashatse Imana amubwira ngo jya hariya wararekaramo. None abwira Uwiteka ngo hoya, ngo ntabwo ndi bujye hariya, ngo ahubwo ndagisoware. Ngo agezeyo kwa kundi yahungiye kuri wa musozi, aryamana n'abakobwa be babiri b'imfura. Babana baryamanye na papa babyaramo abana. Babana bavutse muri buriya buryo nibo ba Mowabu. N'abana batagira adresse, batagira umurongo. Mbega bavutse abana badarebwa kuryamana n'umwana wawe, donc umwana wawe none mugahita mubyara. Ubwo abo bana bavutse papa ninde mama ninde? Ubwo murumva bihari nta shusho bifite. Nyimara kumenya ko ubwoko bwiriya mini bwakagombye kwambarwa n'umunyamahanga wibera mu kabari, ariko kuyambara ukinjira ku rusengero rw'Imana, warakijijwe, waragiye muri Yorodani, ni ukuri nibibi ntuzabzongere. Ubu mvuze nabi? Ubu mugiye kurakara ngo mushumba ngo uriya mugore ngo batuzane ngo atwicira style gusa. Umva nkubwira amateka ya style. Habayeho amarushanwa y'abagabo, abagabo bapiga style kabisa. Havamo umugabo umwe aravuga ati ubuse bakoze iki ko ndeba ari ibisanzwe gufunga karuvate n'inkweto n'amasogisi. Umugabo ngo arabihindura, afata ipantaro arebesha inyuma, ishati ayifungira inyuma, karuvate ayimanurira inyuma. Uriho urabyumva? Inkweto imbusana. Atambutse kuri stade abantu batumva woweho igikombe uragikukanye. Umva uratwemeje mu mateka. Baravuga batariko umudari ntabwo turi buwufatire hano, bati ni ngombwa ko tuva Nyamirambo tukawufatira Remera. Bikubise muri tagisi, bamwe bakoze amarushanwa sha ngo bagere mu modoka. Bikubise nko ku Kinamba, tagisi diririri no kwiyubika ngo ba abantu barapfa. Wa mugabo abari usa n'urokotse kwa kundi yaguye yubamye. Rero umuhatari mu kumutabara agasanga umujyama arubamye, ngo arebe ipantaro abona risanire inyuma.
ishati ifungiye inyuma, karuvate iri inyuma. Uko yamutabaye rero yarihanganye aravuga ati mwana nkururamo ndacyari muzima. Ati uba muzima rero ugiye gupfa nabi, dore ijosi ryahindukiye rireba aho imyenda itareba ngo uri muzima. Umva, niwe wenyine wamwiyiciye ubwe. Ararigorenzera kugira ngo ahuze ijosi naho sitiri ireba, kuko abyambara ntabwo bari bambaranye. Mushaka iki? Tugiye gusenga. Bibiliya yavuze ngo uwo munsi uzaba utwika nk'itanura, inkozi z'ibibi n'abibone bazashya bashireho, ariko ngo twebwe abubaha izina ry'Uwiteka. Wowe wumva ijambo ugafata icyemezo, izuba ryo gukiranuka rizakurasira rifite gukiza mu mababa. Aho abandi bazaba bandura virusi, izuba ryo gukiranuka rizakurasira. Aho abandi bazaba basambana, wowe izuba ryo gukiranuka rizakurasira. Aho bazaba biba, Imana izagutungisha ubuntu bwayo. Ijuru rirahenze kuruta amagambo uvuga. Ntabwo izuba rizarasira umuntu wese. Nuwemeye kuba umuswa mu bibi, hemera bavuge ko usa nabi ariko wubahisha Imana. Banza umenye abana b'Imana n'abasatani. Mushumba nzakuzanira umugabo i Butare twahuriye ku Itaba. Yamaze imyaka 8 yibere pfiriye. Epfiriye hahandi mushumba ajya kura ba bantu. Yibere pfiriye. Umugabo aratubwira ati mu byo mukora byose twebwe dukorana n'abazimu, tuzi umwana w'Imana n'uwa Satani. Kwa kundi tujya kuryama nijoro ntuzongere gukora ikosa ryo kuryama udasenze ngo uvuge ngo amaraso ya Yesu nangoti. Ririya jambo rifite imbaraga udashobora gusobanukirwa. Uwo mugabo yaratubwiye ati muri hangana nisha abantu benshi, ariko nimwumve icyatumaga iyo bantumaga kwica umuntu w'umurokore usenga. Ngo iyo yageraga muri urwo rugo baba bafite ubushobozi bwo kwinjira mu nzu, ngo yasanga umuntu w'umurokore ukumwicaye hano hari abantu baba baradushoyeho yabo, akavuga ati ndashaka ko kuri Noheri azapfa, ndashaka ko azagwa muri dushe. Donc baba bafite igihe basabye n'ikigomba kukwica. Noneho umugabo ngo iyo yageraga hano mu rugo rw'abarokore nko mu bantu 8 akaba yarasabwemo umuntu umwe, ngo iyo yahageraga agasanga ngo hari uruziga rw'amaraso, kugira ngo amushyikire byaragoraga. Iyo yamwiyahuragaho akamugeraho ngo hari umutsi wa hano bajombamo agashinge akarigata amaraso, ngo iyo yari gasa akamenya kuri umuntu w'Imana utazapfa wishwe n'ibitega n'ibinyabingi. Ikintu agukorera aragukonyagura, ebana akakuvunagura hahandi ubyuka hano wumva washize. Ngo burya baba babuze icyo bagukorera, ariko ngo iyo bari gase bagasanga bivukira ku bitega. Iwanyu bagutambye utaranavuka, nyogokuru wawe yatanze mama wawe kera ataranabaho, ukavuka muri ayo maraso, ngo akarigata agasanga uturuke pfiyo muri ubwo bwoko. Ebana amasegonda n'isaha yaratubwiye ngo burya 70% abantu bapurupuru tunguranye babahamba bumva, kubera ko ngo bafite ubushobozi bw'ukuntu bagobotora umutsi akagagara. Twe twamureba tukamubona nk'intumbi, ariko areba ibiri kumubaho adafite kuvuga ngo anyeganyege. Aratubwira ati buryo babahambye saa sita z'ijoro twe twakoraga akazi ko kujya kubazamura imibiri yabo tukayibasubiza tukabokoresha mu buryo bw'ubusatanike. Ukaba ushobora kugenda ugahurira nawe ikibungo ukamwibeshyaho, ariko ngo ukibuka ko yapfuye kandi baramuzuye. Aratubwira ati igihe uzarya mukabona mwene wanyu wapfuye agusanze mu nzu, burya benshi tuba twarabatwaye. Tugiye gusenga Imana umenye inkomoko yawe, urinde ngo dusubize abadutumye, ariko twebwe abubaha izina ry'Uwiteka. Izuba ryo gukiranuka rizaturasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Tugiye gusenga. Bambwiye ngo uyu munsi ni umunsi wo kubohoka. Mbere yuko bagukiza ibitega n'amahembe n'ibiki byose bikurimo, banza urebe ngo jewe nduwande, ndinde abahoze bambona, abahoze bazi ko ndi umukristo, ndinde ubu ndihe, ndabarurirwa hehe? Eske impanda ivuze najya he? Nahoze ndi umugabo wubaha Imana, nahoze ndi umugore w'umunyamasengesho, nahoze nzi kumenya icyiza n'ikibi, nahoze nzi kumenya ubukristo nyakuri cyaricyo, ariko ngeze hano witwara uko wiboneye. Hari igihe muhura n'abashumba b'abanyamahoro batazi kwanduranya ku bantu, ariko se Bosco atagize icyo akora, umwuka wera wakuzanye ko ataguhamagaye ko atashyizeho itangazo, ntiwaje wizanye. Uyu mwuka wakuzanye niwe ushaka kuhinduka kugira ngo itorero usengera muri rigire ubuzima rigire n'agaciro ku bwawe. Igikomeye si cyo usanga imbere, igikomeye ni icyo uzasiga. Yako twerekeraho imiryango aho ni ku muhanda, nimba ari amarido, nimba ari ni kuriya bimeze harya aho ntakingika, twitanga urugi
utandukanye akabari wanywereyemo, utandukanye igisope wabyiniyemo, ikiryabarezi wakinnye, utandukanye inshuti mwagendanye, wibuke uko wasaga utarakizwa, urebe nuko usubukijijwe, umenye ko ari amazi wagiye mara urubanza rukomeye. Mvuze nabi mushumba? Ducurike imitwe dusengera abantu. Iyo amagara aterewe hejuru, buri wese asamaye. Utaraza hano wahoze he? Utarakizwa warinde? Ukijijwe waretse iki? Icyakunaniye ni iki? Umuntu ufite ikintu cyamunaniye akavuga ati icyo naragerageje, mbere yo kuko bakubohora iyo binyabingi n'ibyo bintu byose nabo barose, tambukuze babanze bagusengera icyo kintu, Imana iguha imbaraga zikinesha. Ubugingo buhenze kuruta biriya byose wifuza. Hari ibintu Imana itaguha ibona n'ubugingo bwawe buboshye. Bambwiye ngo uyu munsi ni umunsi wo kubohoka. Imana ishimwe yatangira umuntu ufite ikintu cyamunani n'ikintu kibanga yicari, ngwino Imana ikubohore. Profitira muri uyu mwanya, kuko kugira ngo ejo tukwatuze ku cyumweru, uyu munsi ni umunsi wo kubohoka. Wowe ni mutima wawe n'ibanga ryawe, tambukuze tugusengera Imana, tubwire Imana iguha imbaraga zigutandukanya n'abisi. Tandukana n'inshuti mwasangiriye mu kabari, tandukana n'abo mwaryamanye, tandukana n'abo mwanywanye. Menya ngo aho wageze nahera, kandi ukwetura inkweto zawe. Iryo ni ijambo ryavuzwe n'Uwiteka. Mbabarira uhaguruke wibuke isoko yawe. Ubaye hano hanura byadufasha, ubaye hano uri umugabo w'umunyamasengesho byatugwa neza, ubaye umwana w'umukobwa w'umudiyakoni wubaha Imana byatunezeza. Wowe va mu rungabangabo wibase ngo bagusanze bakakubaza ngo ko tukuzu hano uzi kubwiriza abantu bakihana ibyaha, akaba ari wowe ubisigarana. Uze ko watinyaga ikarita kabuzi honestabini we ukabuzi kina, urambwira wumva ijwi ry'Imana. Ubu wambaye amayekuteri kandi imbere yawe hari indwara zikomeye uzanyuramo, hari urugamba rukomeye uzanyuramo, wenda hari agisida uzanyuramo n'ayo mafaranga ntubashe kuyakorera, ariko birashoboka ko Imana yagutungishira ijambo ukavuga ngo urya munsi nafashe icyemezo cyo guhindukira. Reka mbabwire ngo uyu munsi Imana izuba ryo gukiranuka ribarasire, kandi turasengera abantu bareke. Mbega hari ukuntu umuntu akizwa arata ikintu kikananirana kubera ahantu aturuka, ugahura n'inyatsi bitewe n'ababyeyi bakubyaye baraguteje imyaku ya zakarande, bakavuga ngo uriya mugabo azapfa ari imbwa. Wajya kwihana saa sita saa saba ukabunyweye inzoga, ejo mushumba akagusengera, ejo ukabukinnye ibindi bintu. Imana yakureba ikabona ukeneye kubohoka. Ndagira ngo abicaye bahaguruke, hanyuma mushumba atube hafi asengera abantu b'Imana. Bibiliya iravuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base. Nigute ufata umwana wawe ukamutoza imico mibi? Nigute ufata umwana wawe ukamutoza ingeso mbi? Umwana utazanye mu rusengero ntumuzane muri nibature, ntumutoze kuza muri Credo Dimanche. Uyu mwana ejo nareba filime akatinga nakiri mutoya. Nshuti zanjye turi kubyarira ahantu hakomeye, ariko nimureke tubwire Imana ngo ngero utwigishe, uduhe kubara iminsi yacu, bitwigishe dutunga umutima w'ubwenge. Ushobora kuba wowe uri umuntu mwiza ariko ukabana n'umuntu mubi, ibyo nabyo bikakugerageza. Munyemerere tuzamurire Imana amaboko, twemere kuneshwa kwacu. Murabona ko Imana yaturangije, yatubonye. Namwe abicaye mu ntebe musengera abana banyu, musengera abagore banyu, musengera imiryango muturuka. Mushobora guturana n'umuturanyi mubi akakubera imbogamizi y'ijuru, ariko muntu ugize agahinda k'ibyaha byawe, ushatse waca bugupfuka pfukama tukaririra Imana uyu mugoroba tukaboho. Mbere yuko Imana igukura muri ubu bushomeri, nibanze igukure mu irimbukiro ry'iwanyu. Mbere yuko Imana igutandukanya ivuga ngo mana diplome akazi, no, icyo si cyo gihenze, kuko nabonye abakora bakarimbuka babonye amafaranga menshi. Banza ushake umenye icyo Imana igushakaho. Zuba ryo gukiranuka niri kurasira, uravugana n'Imana irakugenderera mu nzozi. Ntabwo Imana ifite